Ibijumba ni ifunguro rifite intungamubiri nyinshi kandi rifite akamaro kenshi ku buzima. Abantu benshi bitiranya ibijumba n'ibintu biciriritse, ugasanga rimwe na rimwe babyita ko ari ibiryo by'abantu batishoboye cyangwa se abantu bafite ubushobozi buke mu kwihahira. Ariko ni wowe unkurikiye numara kumva ibi byiza by'ibijumba n'akamaro k'ibijumba, ntabwo uzongera kuvuga ko ibijumba ari iby'abantu baciriritse, ahubwo uzihutira kubihaha ndetse unabikunde rwose kuko ibijumba ni ingenzi. Dore ikintu cya mbere ibijumba nakikubwiraho, ndakubwira ibintu bitarenze 6 byiza ku bijumba ku buryo urahita ubikunda. Icya mbere, ibijumba byuzuye intungamubiri. Buriya ibijumba ni isoko y'ibiribwa birimo vitamine A, kandi ibijumba bibamo vitamine C ndetse bibamo n'imyunyungugu itandukanye nka potasiyumu n'iyitwa fibre. Izi ntungamubiri zifasha mu kurwanya indwara, zigatuma umubiri ukora neza ndetse no kugabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Urumva ko ibi bintu ari byiza cyane, ni ingenzi. Icya kabiri ku bijumba ni uko byongera imbaraga. Buriya ibijumba bikungahaye ku binyamafufu, carbohydrate, kandi ibi binyamafufu nyine bitanga ingufu. Niyo mpamvu ibijumba bibarirwa mu bitera imbaraga. Ni byiza cyane rero ibijumba kubirya ku masaha yo gutangira umunsi, cyane cyane mu gitondo, cyangwa se umaze gukora imyitozo ngororamubiri ariyo siporo. Icya gatatu cyiza cy'ibijumba ni uko ibijumba ari byiza ku buzima bw'amaso. Buriya ibijumba bibamo vitamine A iri mu nyinshi, ifasha mu kubungabunga ubuzima bw'amaso ndetse ikarinda indwara zo mu maso harimo n'urushaza. Urumva ko ibijumba ari ingenzi. Icya kane cyiza ku bijumba ni uko buriya ibijumba bifasha mu igogorwa mu gifu. Ibijumba bikungahaye kuri fibre. Iyi fibre rero nk'uko nabibabwiye haruguru, ni ingenzi kuko umumaro wayo ni uwo kugabanya constipation ndetse ikoroshya igogorwa mu gifu, ibintu byo kugogora ibyo wariye bikagenda neza, kubera ko uba wibitseho fibre nyine cyangwa se umunyungugu witwa fibre. Icya gatanu cyiza cy'ibijumba benshi mutanazi ni uko ibijumba kubera iriya fibre iba mu bijumba nyinshi, bigabanya ibiro, bigatuma umuntu mbese atagira ibiro, bikagufasha kugabanya ibiro no kugumana ubuzima bwiza. Ikintu cya gatandatu cyiza cy'ibijumba wowe nkurikiye ugomba kumenya ni uko ibijumba bifitemo vitamine C nabikubwiye haruguru, bizatuma rero nugira vitamine C ihagije ugira uruhu rwiza, noneho bityo ibi bijumba bigufashe kubungabunga uruhu no kugabanya iminkanyari. Wowe nkurikiye rero niba utari uzi ko ibijumba ari ibiryo byiza, ibiryo byiyubashye, ibiryo bifite akamaro, ndakeka umaze kubyumva kandi uzarushaho gukunda ibijumba ndetse uzajya ujya kubihaha wishimye nta pfunwe ufite. Ba bandi bajya bakunda gukoresha terime mbi cyangwa imvugo idakwiye ngo ibijumba ni iby'abakene, ni iby'abantu batifite, ndakumenyesha ko numara kumva iki kiganiro uzajya uhaha ibijumba kenshi ndetse uri proud yabyo, ukanabirya kenshi cyane kubera ko wumvise akamaro kabyo. Ibijumba rero bishobora no gutegurwa mu buryo butandukanye, mu buryo bwo kubiteka ugakora amasosi, mbese ukabirya mu buryo bwinshi butandukanye. Ni nayo mpamvu ibijumba ari ikiribwa cyiza. Kera baravugaga ngo urugo rukennye rurangwa no kutagira ikijumba mu rugo, n'ubu ngubu rwose bimenye ko kugira ibijumba mu rugo ari iby'ingenzi. Umunsi mwiza rero wowe wari unkurikiye, nkwifurije kugubwa neza kandi nkwifurije no kurama, ukaramira kubona ibyiza. Wowe unkurikiye niwumva amakuru nkubwiye ari meza kandi ari mashya, hari icyo nkunguye, ukore like, ukore share, ubisangize n'abandi batari bazi aya makuru, ariko kandi ujye unabipostinga kugira ngo
nabo babyumve. Bakoze cyane.